Kandanda. We Kandanda. Kandanda. Karame papa. We hano sha. Naje papa. Ushazwa wari nkubwira. Ibitabo naguhaye warangije kubisoma. Yego nabirangije. Wabonye mwiki? Amafoto y'intama ziri kurisha amazi. Ndebye nyine wabonye. Yego papa. Yego nawe wangize papa, ngizi nawe intama ziri kurisha amazi. Mwana we wambereye isuri nzisanzure pe. Nibyo. Papa mbonye kandi kantu turako ko ziri kurya ingurube hano nawe reba. Ariko wa mwana we ubu se nta bindi wabonye ntabwo wabonye Yesu ari gusomana na Bikira Mariya. Nase ko nabonye nta birimo hano. Gusura kubona inkoko iri kurya ingurube. Yego nibi gusa nabonye reka nshaka ko Yesu nawe Bikira Mariya bari gusomana na nyina. Reka ndebere mu ishakiro ndabikwereka nimbibona. Ariko kanda uramunte. Yego namuguteje kizogeze no haje umubone. Ni kwa mugabo ntabwo uzamugariza umwana. Kandi nuzu nteze abana bamugure we. Mbabwira. Yewe tukazimenye. None se uragira ngo uzamugariza umwana? Chakwita mama no tukiyo chakwita mama. Ariko bamugure nuzu nteze abana. Oya se uretse. Chakwita mama wowe hano. Oya ariko bamugure. Uyu munsi ugomba guhabwa ibihano. Gihano kimeze gute mu rugo rwanjye. Uyu munsi wari kurya itako ry'inkoko none urarya umutwe w'inkoko n'inzara zayo. Ariko madam mateko uzanye hanga mu rugo rwanjye ni bwoko ki? Hama papa nanjye umuzi nazibuhira horo kubijya wenyine uzi ko nange ntazagerwa hose. Akayeje no kwera ko zanahiye. Madam urazo twicara hano tuganira. Iri wanje rero. Ya byose cyambiri. Ni umujinya wabinteye ariko mbabare. Ntumbu basi nushaka umbe kukanyama nyine kwita ku gato. Ntumbu mutu. Umva ngo urane uyu munsi ugomba kurya umutwe w'inkoko n'inzara zayo. Mbega itako ryoshye we. Iyo papa uyu munsi urajya kwa ni inkoko n'itako ngiye kurirya nande ndaje. Uyu munsi ndarira he bade. Sha mfite inshuti yanjye bita Kandanda wowe ntaza habura icyo kujya no kuri kw'Imana sha yewa none nari byarangiye none nari uyu munsi yewa jundi yange ko shwe kuba babaza inkoko ariko hanze ngisho ngagiye ko Kandanda none arangabura no kuri kw'Imana ngaburira Kandanda batetse ra Kandanda Kiri kuboshi kana ngubiri wa murete ariko mbabara no kuri kuma ni Kandanda nashakaga no kuri kw'Imana mukora iki nyine ni Kandanda nashakaga mukora iki ni Kandanda nashakaga no kuri kw'Imana Kandanda nashakaga aho hari Kandanda icyo bayo uyu munsi naguze ku musenje wayo. Biteza ndi babugiye ku ruhande wa musenje wawe. Ano munsi n'igirye mwana agasenda we ninge gusikanda ubundi ntibazibye tuhanyura kuko mwana mwayibazi ko na mama muse ngo kwita ko niyanje agasonda wowe nakangiye we n'umutima waje naho nikirenza wakintu ndabona umugabo mu buriri yawe Fungo cyamwe kuru nurushaka koko nashatse birakabije yakora mugore we umuhungu wawe akubere n'umugabo mu buriri. Ubwo ugize ngo iki wa mugabo ubwo ntazo kumva aka kanya nta nubwo tumukina ihuse ubona ureba no nabere waje inshuti yagira inshuti nka Kandanda mbega ivuta mbega ikigabo gihomze kw'Imana
Ashitezi tisaba irenze ingi izipfira no kuri kuba Ubwo shaka kuvuga ngo wenda ndangura ko kusugire